uraho neza. Yesu nashimye cyane, shima Imana cyane ingiriye ubuntu nanone kandi kugira ngo nkubwire ibingibi numva Imana yashyize ku mutima wanjye. Imana ndizera ikomeje kukurinda kuba washije kureba ukareba aka video ni ukubera kuri muzima. Imana nishimye cyane. Wenda ushobora kuba urwaye ariko amaso yawe areba ukaba washije kubireba, amatwi yawe yumva ukaba washije kubyumva. Shima Imana kubw'icyo ngicyo. Yego harimo ibindi bitarakoreka mu buzima bwawe ariko kubw'icyo yakoze ndayihaye icyubahiro. Umutima wanjye urayishimiye cyane kubw'icyo yakoze ku bwawe. Hanyuma hari ibintu bitatu numvishe biri byuzuye umutima wanjye shaka kukuganirizaho. Ikintu cya mbere nuko hariho iherezo rya buri kimwe tubona muri iyi si. Ibibazo duhura nabyo, ibyago duhura nabyo, ibyishimo dufite bifite iherezo. Buri kintu cyose kiri muri iyi si gifite iherezo. Cyose gifite iherezo. Icyo ni kimwe nashaka kukubwira. Icya kabiri nashaka kukubwira, umunsi wawe wo gupfa cyangwa se wanjye wo gupfa nugera sinshobora kubitangira, nawe ntushobora kubitangira. Umunsi wo gupfa nugera uzagenda. Umunsi wo kuva muri uyu mubiri, nivuga gupfa ndi kuvuga wumve, ni ugupfa k'uyu mubiri twambaye, ni ugushyiramo k'umwuka w'uyu nguyu duhumeka. Umunsi wanjye nugera ntabwo nshobora kubitangira, sinshobora kubitangira. Nawe nuko kandi umunsi wawe kuva muri uyu mubiri nugera ntushobora kubitangira. Icya gatatu nashaka kukubwira, ibikoresho ufite muri aka kanya, ibyo ufite muri aka kanya nibyo byo gukoresha icyo Imana yaguhamagariye, nibyo byo gukoresha icyo Imana ikwifuzaho muri aka kanya. Niyo mpamvu ibi bintu bitatu ndi kubikubwira. Turi mu gihe turi bize cyane, twitaye ku bindi si ibyo gushaka kw'Imana. Duhangayikishijwe cyane n'iterambere ryacu, duhangayikishijwe cyane n'ibyo twifuza kugeraho, twirengagije icyo Imana yatekerezaga ijya kukurema, ijya kundema. Tubayeho twihimbaza, tubayeho twiramya, tubayeho dukora ibyo twishakiye, twirengagije icyo Imana ishaka mu buzima bwacu. Ndagira ngo nkwibutse ngo byose uri gucamo, byose uri guhura nabyo, ibikugoye ndetse n'ibikunejeje bifite iherezo. Icyama nuzajya ubana n'umuntu cyangwa nutindana n'abantu ujye wibuka ko atari iteka muzahorana, yaba abavandimwe yaba inshuti, bituma ubabanira neza, bituma uca bugufi. Kubera ko ushobora kuba uri kumukerensa ku cyawe uwo mugabo wawe ufite cyangwa se uwo mugore wawe cyangwa se uwo mwana wawe wamwinubiye cyane, nyamara ndagira ngo mubwire ngo si umufite iteka. Habaho igihe uzaba utamufite, yego yavuye mu mubiri cyangwa mutakiri kumwe aho ngaho mu rugo mu bantu. Ndashaka kubwira ngo buri kintu cyose tubamo muri iyi si gifite iherezo, gifite iherezo. Nezezwa nabo muri kumwe, wishime, ubashe no kwihanganira ibitagenda mu buzima bwabo mutindana nabo, kubera ko ibintu byose bifite iherezo. Icyo ni kimwe nshaka kubwira. Habaho igihe uba uri wenyine ukavuga ngo Mana nshaka kubana n'abantu benshi, umenye uwenjoyinge mu gihe uri wenyine. Nubana n'abantu benshi nabyo bifite iherezo, no kwibana bifite iherezo. Ibintu byose muri iyi si bifite iherezo. Icyamu ukabitekereza. Icya kabiri nakubwiye nuko utakumira umunsi wawe wo gupfa. Nanjye wanjye sinawukumira. Bishatse kuvuga ngo nkora ibyo nkwiye gukora mu gihe nkifite uburyo, nkora ibyo nkwiye gukora nyifite uburyo, nyifite umwuka. Kubera ko umunsi wanjye nukomanga ku rugi ngo uyu munsi niwo kambariza upfa, ntabwo ushobora kubitangira niba ariko Imana izaba yabigeye. Bishatse kuvuga ngo icyo nzaba nakoze nzaba naragikoze, icyo nzaba ntarakora nzaba ntazagikora. Nuko bizaba bimeze. Ndagira ngo nkwinginge wowe unteze amatwi, wowe unkurikiye, bizirikane umunsi wawe wo gupfa nugera ntabwo uzabikomeye. Ntushobora kuvuga ngo Mana tubipostponinge, tubishyire muri wiki izaza, tubishyire mu kwezi kuzaza, tubishyire mu mwaka uzaza. Ntabwo ushobora kubihagarika. Umunsi wawe wo gupfa nugera uzaba ugeze, uzava mu mubiri, tugusezerere twurimbire ngo aheza ni mu ijuru. Icya gatatu nashakaga kubwira, ibyo ufite muri aka kanya, ibyo bikoresho ufite. Dukunda kenshi kwimura ibintu, nkavuga ngo nzabikora mu kindi gihe, cyangwa se nkavuga ngo simbikoze aka kanya, nzabikora maze kugraduatinga, nzabikora maze gushaka, nzabikora maze kubyara. Reka nkubwire, ibyo ufite akanya nk'aka ngaka nibyo byo gukoresha. Amafaranga yo ufite aka kanya ndabizi neza yagaburira abashonje. Ayo mafaranga ufite nubwo ari makeya yakwambika abababaye ndetse yasura abarwayi. Umwuka ufite, imbaraga ufite z'aka kanya ntugire ngo uzazihorana, bizarangira. Rero ndakubwira ngo ibikoresho ufite muri aka kanya nibyo byo gukoresha. Icyo Imana ishaka gukora muri aka kanya ufite ibihagije byo kugikora. Ntabwo urindire ngo bizabe ibintu binini cyane. Icyo Imana iri kuguhamagarira gukora niwigenzura ukareba, urasanga ufite ibikoresho byo kugikora. Ahubwo twabuze imitima yubaha, twabuze imitima icira bugufi Imana, twabuze imitima ivuga ngo Mana icyo ushaka kiriho. Ntabwo tuzarindira ngo ibintu bibe binini cyane, ahubwo icyo Imana igusaba, icyo umwuka akubwira arifuza kugikora muri aka kanya. Kuko nta kintu Imana ikubwira gukora ibona udafite ubushobozi bwo kugikora. Imana ijya ivuga ngo ukora iki ari uko ibona ko yagushyizemo ubushobozi bwo kugikora. Ndakwinginga ngo wigenzure, wirebe impande n'impande, ufite byose ukeneye gukora icyo Imana ishaka gukora. Hanyuma ibyo nibyo bitatu nashaka kukubwira binyuzuye umutima. Uzirikane neza ko ibintu byose biri kuba mu buzima bwawe ndetse no muri iyi si ndetse no mu gihugu cyacu bifite iherezo. Ikindi kandi uzirikane ko igihe cyawe cyo gupfa nikigera utazabitangira. Ikindi cya gatatu,
ibyo ufite muri aka kanya nibyo bikoresho byo gukoresha. nagira ngo nkubwire ngo nshuti mwene data, dufatanyirize hamwe twubaha Imana tuyishake, kubera ko ndi nashaka kubaza ni hehe wihishe. hari ibibazo byinshi muri iyi si, hari intambara zitandukanye. ndashaka kubaza ngo wihishe he? Zaburi ya 91:1 haratubwira ngo wa mubwisho bw'isumba byose azaguma mu gicucu cy'ishobora byose. reka nkubwire nshuti y'umusaraba, muri iyi si huzuye imitwaro myinshi umwuvaho unduza. nakubaza ngo ubishobora ute kubyikorera utiyegereje Imana? ubishobora ute kubana n'iyo miruho, kubana n'izi ntambara ziri mu isi, kubana n'inzangano ziriho utabana n'Imana? ujye ubishobora ute niba udafite ugutwariza iyo mitwaro? iyo mitwaro yo wikoreye nta mugore wawe wayishobora, nta mugabo wawe wayishobora, nta bavandimwe bawe bayishobora, ntago habe n'umubyeyi wawe ngo yayishobora. iyo mitwaro yawe nta wundi wayishobora ni Yesu Kristo. ndi kukubwira ngo ngwino akuruhure, ndi kukubwira ngo ngwino agutabare, ndi kukubwira ngo ngwino aragukeneye, ngwino agukoreshe icyiza cy'umumaro. ntabwo uri mu isi nk'impanuka. niyo mpamvu bitanejeje cyane kukubona warishwe n'inzoga, warishwe n'ibiyobyabwenge, uri umuntu wiyandarika ubuzima Imana yaguhaye ubukoresha nabi. ndakwinginga umunsi wa none, nkwinginga cyane n'umutima wanjye nshiye bugufi cyane, ngo ngwino wegere Imana, iragushaka. izo mbaraga ufite, ubwo bwenge ufite, ubwo buranga bwawe, iyo miryango ikomeye uturukamo, ibyo byose ufite, uko Imana yakugize nyine, hari icyo byakora kizima cyabera icy'akamaro inshuti zawe, cyabera icy'akamaro ababyeyi bawe, cyabera icy'akamaro abavandimwe bawe, cyabera icy'akamaro urubyaro rwawe, cyabera icy'akamaro igihugu cyacu, ndetse cyabera icy'akamaro isi yose. Imana iragushaka mwene data, nicyo ndi kukubwira. uzirikane ko muri iyi si turi gucaho, ntabwo tuhari kuhaguma, duhari kugenda. ubizirikane cyane, hanyuma Imana ikomeze kukugirira neza. numvaga umutima wanjye wuzuye ibyo ngibyo ngo mbikubwire. nta kindi kintera kugira umuhate wo kubikora, nta kindi kibintera. nuko nzi neza ko muri Yesu byemera, nuko nzi neza ko ari Imana yakoze muri njye, kandi hari ibintu Imana igenda ikora mu buzima bwacu tukayijyamo imyenda. rero njyewe ntabwo ntegereje byinshi bizaza, ahubwo iby'Imana impaye, ubushobozi bw'impaye, icyo ishoboje mbasha kugikora. kandi yimbwiye ngo vuga ibi ndabivuga, yimbwiye ngo kora ibi ndabikora. kubw'ubuntu bwayo yimpaye imbaraga, nzi neza ko ari iduhereza imbaraga. dushobozwa byose na Kristo rero duhereza imbaraga. haguruka ukore, haguruka uvuge icyo Imana ishaka kuvuga, haguruka ukore icyo Imana ishaka gukora. hagarara aho Imana igushaka, kuko guhagarara kwawe, iyo uhagaze aho Imana igushaka, hari benshi utuma bahagarara aho Imana ibashaka. noya guhakana kwawe ku Mana, hari benshi bizimiza, kandi kwitaba kwawe hari benshi bituma bitaba. icyampa ubizirikane. Imana ikugirire neza. nagira ngo nganirize muri aka kanya gatoya. shimye Imana cyane, ikintije ubuzima nawe kigutije ubuzima. nta kindi kibiduhereye, ni ukugira ngo tuyiramye, ni ukugira ngo tuyihimbaze, ni ukugira ngo tuyibereho. buri uko tubonye uburyo tuyivuge ibigwi. hanyuma sinasoza no kuwihanganishije wowe wapfushije abawe, wowe se ufite intambara, wowe watakaje akazi wari ugafite, wowe wabuze urubyaro kandi umaze igihe kirekire urusaba Imana kandi abandi bari kubyara. sinasoza nta kwihanganishije wowe ufite agahinda kenshi abari inshuti zawe bakugambaniye. ndagira ngo nkubwire ngo ku Mana birashoboka, kandi hari inshuti itagihemuka. Yesu Kristo ntajya ahemuka, ni inshuti nziza. umwisunge arakugirira neza, kandi ibintu byose birahinduka. humura kuva utarava mu mwuka, amateka yawe yahinduka, kandi yahinduka neza. Shalom.